abantu bari bumbone nguko ndi mushiki we, ubwo urukumva nyine barahita bibuka Jaytu. Mu bahanzikazi Nemera Bwiza, mu bahanzi b'abagabo ngaba nemera Bruce Melody. Aranyica ku manwa arandajya ngora ngasara, cyo kujya simbura peti aniyakupende ati nsasa. Indirimbo ya Bwiza yamfashije ni indirimbo y'urukundo nziza cyane. Najyaga numva ubivuga ngagira ngo uritinira, nabaga naramenyane. Alpha Aime Official. Okay, ubu rero turi aha i Rubavu. Umuntu mubona hari imbere ndakeka ntago mumuzi, ariko umwitegereje ukareba ishusho afite uwo ashatse gusa nawe. Njye nkimubona namubonye afite agashusho ka Jay Polly cyangwa se uriya mukinnyi bakunda kwita mama w'abapampe. Gusa rero ntabwo dutinda, reka tugire bimwe tumubaza. Ubwo rero ukaba wakwibwira abagukurikiye, abakunzi bawe, muri make ukababwira amazina, aho uherereye, kugira ngo n'abagufana babone uburyo bajya bagufana ariko bazi ahantu uherereye. Witwa nde? Murakoze, mu byubahiro byanyu reka tubakurire ingofero. Nitwa Mwaruwase Betty, nguko mubivuga, ndi hano nguko mwabivuze, nza n'abo bakinnyi. Njye nabivuze usa na Jay Polly. Wasanga ari uri mushiki we sha? ntabwo ari mushiki, ntabwo ndi mushiki we, ariko birashoboka ko nta mushiki we bitewe n'impamvu. Jay Polly uramwemera? Ndamwemera. Ishobora kuba ariyo mpamvu musa, kuko burya umuntu ubanye n'undi akenshi na kenshi bakunda gusa. Wasanga ibisa birasabirana. Hari ikindi kintu nigeze kuvuga, navuga ni urebye hari umukinnyi cyangwa se umumama bita mama w'abapampe, hari agashusho ariko umuntu agenda kurura akabona karimo karashaka kuza. Ubwo niko mubibona, ubwo nyine nta kundi, ubwo niko mwabibonye ko dusa, ubwo turasa. Nanjye ndanamukunze kubi. Uramwemera? Kubi cyane byadanje. Gusa rero hari ibindi bintu twakubaza, gusa ntitwabura kubaza akantu gatoya. Urabona hari abahanzi, hari abakinnyi b'amafilime. Mu bahanzi, nk'umuhanzi wemera ninde ahangaha mu Rwanda? Mu bahanzikazi Nemera Bwiza, mu bahanzi b'abagabo ngaba nemera Bruce Melody. Bruce Melody uramwemera na Bwiza? Yego. Bruce Melody umukundira iki? Bruce Melody aririmba indirimbo zifite biti zo gufiringa kubi, byadanje kuba wumva nawe wanahagwa. Okay. Birashoboka ko mu ndirimbo ze n'uburyo umukunda hari nk'indirimbo ye wakunze kurusha izindi. Tubwiye ko ukunda indirimbo za Bruce Melody kandi hari izo uzi, mukanya uraza kuturirimbira. Ntacyo bitwaye. Okay. Ikindi uri buze kudukorera, ntabwo turi buze kuva aha ngaha utaturimbiye kamwe mu ndirimbo za Bwiza uriya muhanzikazi ukunda. Mu minsi yashize hari ikintu cyabereye i Rubavu. Mu myaka yashize nyine habaye ibintu bijyanye n'ibiza, bijyanye n'amahindure, ariko noneho na nyuma yaho habaye ibintu bijyanye n'imitingito. Nk'umuntu w'umusitari, ibyo bintu wabyakiriye ute? Wumvise mu mutima wawe umeze ute ukimara kubona biriya bintu bibaye? Nyine mu buzima bibaho, kuba ku isi ni ugufunga mu mutwe. Nyine ngewe ibintu byaraje ndabyakira tu, ubundi urapfa banarapfa. Urupfu iyo rwaje ntawarutangira. Imitingito yaraje, dushikama hamwe turatuza dusaba Allah
yuko yadufasha, nuko nyine bigenda gutyo nyine turabyihanganira. Ibiza kuba byaradusize amahoro nabyo umva ubu ni ugushima nyagasani nyine ubu ngubu nyine twe icyo dushimira Imana ni uko ibintu byose byadusize, kandi njye ndabagira inama yo kuba mwakomera mugakomeza umutima, kandi ibintu byose mukora mukigirira confidence. Okay, niko ubwira bariya bagezweho n'ibiza, bagiye babura imiryango. Burya ni ngombwa kugira ngo tubabazwe n'ibyabaye kuri bagenzi bacu. Impamvu mbikubajije ntabwo ari ukukorometsa, ahubwo ni uko burya ni bimwe mu bintu byahungabanyije imitima y'abantu benshi. Rubavu ni agace gakundwa, ni agace k'ubukerarugendo, batubwira ko ari iwabo b'abahanzi. Nta mpamvu rero yatuma tutakubwira tuti pole kandi komera. Murakoze cyane kuba mwadufata mu mugongo, gusa nyine mwumve ko tubashimiye. Nyine twari dutangiye kubifata ukuntu yuko bishobora kuba ari uko mushaka kudukomeretsa, ariko numva mwashaka kudufata mu mugongo, gusa nyine natwe mutubabarire kandi twari dutekereje ibintu. Turabakunda cyane, ayo Banyarubavu turabakunda, ndetse n'Abanyarwanda muri rusange, kandi mwumve ko buri munyarwanda wese yahangayikishijwe n'ibyababayeho i Rubavu. Ubyumve kandi koko ubyumve niko bimeze, ndetse n'aho twaturutse batubwiye bati mujye mubakomeza, kandi turimo turabasabira ku Mana kugira ngo Imana ikomeze bakomeze. Watubwiye rero ko uri buze kuturirimbira mu mwanya, uraza kubikora, nta ribi, ntugire ngo twabyibagiwe, niko bimeze. Gusa rero ntabwo nabura kukubwira nti tubwire uko wakiriye urupfu rw'uriya mugabo navugaga w'icyamamare, umuhanzi wari ukomeye, wakoze ku mitima y'abantu benshi, Jay Polly. Urupfu rwe warwakiriye ute nyuma y'uko nakubwiraga ko mufitanye agashusho? Nyine Jay njye naramukundaga byasana, nyine yaje gupfa turabyakira, byaratubabaje, ariko nyuma yaho turabyakira gusa nyine ntabwo twakibagirwa yuko tugomba kumushyira imbere, ndetse n'ibyo yadusigiye byose tukabikora. Nanjye nguko muvuga nka mushiki we, ko ndi mushiki we, nyine nta kibazo, ni ukumujya imbere hose ngagucya abantu bari bumbone nguko ndi mushiki we, ubwo urukumva nyine barahita bibuka Jay Yes, Jay ntabwo azava ku mitima y'abantu, ntabwo azatuva ku mitima. Jay turacyamukunda. ariko uzi ko Jay iyo wumva abantu bamuvuga bamufata nk'uko bafataga witaga Lucky Dube burya nawe yari umusitari ukomeye cyane, utarigeze ava ku mitima y'abantu. Na Jay Polly niko bizagenda. Bose bari bakomesha, ntibarasa kubi, gusa nyine azabakomeza. Yes. Nk'uko twabibabwiye rero, ntabwo ari buze kuducika ataturimbiye. Mu kanya muraza kubyumva, turaza kubicishaho. Ntabwo twabura kubabwira tuti ntimugende rwose mutatugaragarije ko uyu musitari wanyu mumushyigikiye. Gusa rero reka dufate akanya aturirimbire. Aranyica ku manwa, arandajya ngo arangasara, cyo kujya simbura peti, aniyakupende yatinzasa, Kigali tujya ibiceri hahiye. Kuri we zatanje. none se uwo muhanzi tubwiye nyine mu bahanzikazi Bwiza, hari indirimbo ye waba uzi? Indirimbo ya Bwiza yambashije ni indirimbo y'urukundo nziza cyane. Najyaga numva ubivuga ngagira ngo uritinira, nabaga naramenya neza niba uvuga ukuri. Struggle nanyuragamo nazo nabaga nzibona, amarira wahoranaga menye icyo asobanuye. Nubiyo mbyibutse nshaka kwirenganya, nisize mu mwanya wawe nsanga warababaye karagaciyo. Wow. Umva uyu munsi abafana bawe rwose babatwika. Bibutse akazina kawe nyine, uyu bibutseho gatoya. Nitwa, ntabwo banyita. Yes.
umwari wa sebeti n'iki n'iki. ukaba rero uherereye he wababwira? Mberereye mu murenge wa Kanzenze, akagari ka Kirerema, akarere ka Rubavu, hafi aho ngaho niho tuba dukwamiye tu. Igihe kinini uba wibereye ku mazi. Aho Niki mu buzima bwawe ukunda urebye mbese ukunda kurusha ibindi byose? nkunda danse modere, ariko uyu munsi ntabwo naje niteguye. Ikindi gihe nshobora kuzabacishirizaho ka danse modere gake gake naribi. Birumvikana. Yego. Ese kenshi na kenshi hari igihe duhura n'abantu tukababaza tuti none mu byo kurya, tuvuga ibyo kunywa, tuvuga ibyo kurya, ni ibihe byo kurya burya ukumva uranezerewe? Ngunda ibintu by'ibiryo nyine nk'abantu b'abanyamujyi bo ku mazi, kurya agafu gakubitaho ka salade hafi aho, tukagenda neza gake gake dukura goke goke. Abana b'i Rubavu rwose muremeza. Ariko uvuze ibyo nibuka akantu gatoya, ibintu bijyanye no koga urabizi? Koga ndagerageza gake gake, slowly, ariko byose biva hasi. Birumvikana. Yego. Ndahombye kuba ntagusanze ku mazi ngo ndebe uburyo ujya woga. Nugaruka uzohansanga. Nta kibazo. Yego. Gusa rero gira akantu ubwira abagufana kakuri ku mutima gato, sinirwa nkubwiriza nkaho kavuga. Murakoze abantu barimo kudukurikira, nguko nababwiye, nguko nitwa respect ku bantu bamfana nyine. Gusa nyine ndabategereje igihe tuzabonanira haza. Ngaho gusa tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, ntabwo twabura kugira tuti ugize neza, ariko ntiwabura gushishikariza abagukurikira icyo bakora kuri YouTube channel Alpha Aime Official. Murakoze. Icya mbere na mbere, umuntu arigira yakibura agapfa. Ugomba kugenda gake gake ariko ukagenda. Igihe ikintu mbifuriza nuko mwese mwakora amaboko mu mufuka mugakora. Ubabwira uti bakore subscribe. Bakore subscribe kuri za YouTube, kuri za WhatsApp, hafi aho hose nibyo. Alpha Aime Official, no kuri WhatsApp na Alpha Aime. Byose. Okay. Ni iki rero duteganyiriza umunsi tuzaba twaje, uzaba waduteguriye agaki umunsi tuzaba twaje kugusura nanone? Ni byiza kuba wagera ahantu bakaguha ibyo kurya ariko ukasoza icyo kubimanura. Ibyo byose muzasanga bihari. Murakoze. Abadukurikiye rero tukaba tubashimiye. Yatubwiye ni Uwase nde? Umwari wa Sebeti niwe twakurikiraga. Nkaba nkubwira ni mu gihe ukurikira umwari wa Sebeti, kora subscribe kuri YouTube channel Alpha Aime kugira ngo ukurikire ibiganiro bye. Ni umukobwa ukunda kuririmba, ababwiye neza ko aza bakora dance modern, muzabibona mu minsi iri imbere kuko turateganya kuzaza kumusura. Tukaba tumusanze yihuta afite ibindi bintu agiye gukora, reka tutere kumutinza. Uwase Betty, urakoze cyane rero, turagushimiye kandi Imana iguhe imigisha. Yego, namwe murakoze. Bwira abantu uti bye bye. Bye bye.